Philadelphia Imana iratsinda. Urakoze twongeye kubasubuza mu izina rya data igitondo cyiza. Tushima Imana kuba tukiriho, tunejejwe n'Imana, niyo mpamvu turi hano tugiye kuganira ku ijambo ryayo. Umutwe w'ijambo tugiye kuganira uravuga kuki abakristo bashima Imana ku mpera z'umwaka. Kuki abakristo bashima Imana ku mpera z'umwaka. Kandi kubwanje iki kintu ngomba kugushira kibe ngitegeko, bidusaba cyangwa se ni ngombwa ko umukristo wese ku mpera z'umwaka agomba kwagarara ashimira Imana. Mana yakoze mirimo ikomeye kutangira umwaka no kurangiza, ntabwo ari kubw'imbaraga zacyo. Misi hafi 360 n'igice Mana yagiye tuberera amaso, yaba kumanwa yaba nijoro, turara nk'abapfu, inyenzi zitatwinjirana mu mazuru, imbeba zitaducamo mu maso. Mane katurinda iyo misi 360 n'igice. Birashoboka ko ari abantu batarwaye uyu mwaka wose, ndago yashize kinini mu kanwa. Birashoboka ko ntago wagiye kwicara kwa muganga mu uyu mwaka. Birashoboka ko ntago warwaye. Birashoboka ko ntago wapfushe. Birashoboka mirimo myinshi Mana yakoze. Birashoboka ko utaraye inzara mu uyu mwaka. Birashoboka ko utahawe preavis mu uyu mwaka. Birashoboka ko utagaritse ku kazi uyu mwaka. Birashoboka ko uyu mwaka wahawe bonne conduite ku kazi. Birashoboka ko uyu mwaka wabonye amanota meza ku ishuri premier trimestre. Birashoboka ko abana bawe batakubabaje uyu mwaka. Ibyo byose nimba tutekereje kubw'ineza y'Imana buryo yabanye natwe uyu mwaka wose, niyo mpamvu twebwe abizera Kristo tukunda kuhagarara tugashimira Imana mpera z'umwaka, kuko Mana yarakoze ibitangaza, natwe tuhagaze mbere yayo, cyangwa tugomba kuhagarara mbere yayo tuyishime. Umuntu witwa rupfu agenda azerera mbere y'umuntu buri sana buri segonde, ariko Uwiteka yaturinze umuntu witwa urupfu, cyangwa ni umuntu cyangwa simbizi mudayimoni, twamwita mudayimoni cyangwa simbizi, ariko agenderera buri muntu wese. Ariko Mana yaturinze urupfu uyu mwaka. Igihe cyose tutekereje ineza y'Imana, mirimo myiza Mana yadukoreye umwaka wose, tugomba kuhagarara mbere yayo. Niyo mpamvu turaraveye, niyo mpamvu tuzindukira ku tariki ya mbere mu rusengero dushima Imana kubw'imirimo myiza yakoze. Kandi Imana inezezwa n'abayishima. Ariko mbere yo gushima agomba kubamo kwisuzuma, turebe ko aho twagabanukiwe. Ibyacu byose bikorwa bindu byejejwe na nibwo Imana inezezwa nayo. Magambo tugiye kuganira iri hano ku Zaburi ya 150. Icyo gice cyose, ariko reka tusimbuke tubanze dusome Zaburi 150 murongo 1 wa 6. Mu Gifaransa baravuga ko tout ce qui respire loue l'Éternel. Ariko hano mu rurimi rw'iwacu riravuga iki? Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Nabonye tusigaye dukutatekerereza imbaraga z'Imana, ko kubaho kwacu ni Imana, kwiga amashuri ukayirangiza ni Imana, kubucuruza bikagenda neza ni Imana, kubufata ingendo ukagaruka amahoro ni Imana, kuba watwaye inda ukabyara ube umenya ko ari imbaraga z'Imana, kuba utangira umwaka ukawusohoza uri muzima ni imbaraga z'Imana. Rimwe na rimwe twebe tusigaye tubona ko nukubwa imbaraga zanje, nukubwa amafaranga yanje, nukubwa ubwenge nagize. Oya, tugomba ibyo tubona ku isi ni kubwa imbaraga z'Imana igusha imvura kubeza n'ababi. Nimba tujya ku isoko tukagura
mashaza mu iminsi tukagura ibitonore mu bibiye nuko Imana yagushije imvura ku bantu bose. Iyo ni imirimo nayo twashimira Uwiteka. Turasoma iri jambo bivuga ko ibihumeka byose bishime Imana. Mu gihe twebwe abakristo ni kuri twebwe bigomba kuba karushaho kurusha abandi. Ibyuhumeka byose, inyamaswa mu ishyamba, amafi mu nyanja, ibyo byose bigomba gushima nde? Uwiteka. Kuko mu gihe tutashima ntago twanezeza Imana. Niyo mpamvu turimo gutegura kurangiza umwaka. Abamo bintu bibiri: kuyisuzuma tukasaba Imana imbabazi aho tutakoze neza, aho tutagenze neza. Hari abantu bavuye ku bushake bw'Imana uyu mwaka, hari abantu bakoze nabi murimo w'Imana, hari abantu bashubije abandi nyuma, hari abantu batishimye mugisha w'abandi, hari abantu bagiriye abandi ishari, kandi ibyo byose ndago binezeza Imana. Mu gihe ugize ishari ku mugenzi wawe ni wowe ubabara cyane, kandi ukisubiza inyuma ubimenye gutyo. Mu gihe udakunda mwene so ni wowe bikubabaza ku mutima, kandi biragusubiza inyuma, kuko ndayiterambere ku muntu udakunda undi, ku munyashari Mana ntago imuhesha umugisha. Iyi minsi turimo kwitegura kuyihana ibyaha aho twakoze. Birashoboka ko arabo twakoreye ibi tutabasabye imbabazi, birashoboka ko arabo twanze kubabarira. Iminsi ni yacu, ejo tuzajya mu materaniro. Se niki kigucura urubanza? Niki Imana yakurebaho itakwishimira? Bwana Yesu asifiwe kandi ahabwe icyubahiro. Mana yakoze bikomeye, niyo mpamvu natwe tugomba guhishimira. Murongo wa mbere tumaze gusoma hano, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Nuko kwa muganga ugomba gushima Imana wibutse neza yayo. Nuko urwaye, nuko utabona ibyo wifuzaga, nuko utariye ibyo wifuza, ariko kuba turi bazima ni ishimwe ry'Imana. Twige gushima Imana abakristo bene data. Ndukarakarira Imana, ndukivovotera Imana, ndukitotombera Imana. Umve gukunda Imana, kandi ukunda Imana arayishima akayitambira amashimwe. Murongo wa mbere, Zaburi 150. Nimushimire Imana ahera hayo. Ni bande bagomba gushimira Imana ahera hayo? Ni twebwe abakijijwe. Muishimire muisanzure ry'imbaraga zayo. Tuyishimire ahera hayo, tuyishimire muisanzure z'imbaraga zayo. Imana yacu irakomeye. Mbaraga zayo ni zirinda isi, mbaraga zayo ni zirokora isi, mbaraga zayo ni ziriberera isi amaso. Si imbaraga z'abapfumu, si imbaraga z'abakonikoni, si imbaraga zacu zirinda abana bacu, si imbaraga zacu ziturinda, ni imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu tugomba kuyishimira bene data iyi minsi myiza. Abantu barimo gutanga ibyabo mu bapfumu, abantu barimo gutanga ibyabo mu Yesu mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko umenye ko ukuriye gutangira ibyawe ni Uwiteka, kuko turiho kubw'imbaraga zayo. Nimba Imana ishaka kuturimbura yaturimbura. Uko turebye isi yose ntago wabuza abantu bapfuye mu uyu mwaka, kandi suko tubarusha ubwiza, suko tubarusha ubwenge, nuko ubw'ubuntu bw'Imana. Yesu atushigikire. Umve kubabarira, ariko tariki ya mbere uzashima Imana. Muishimire, murongo wa kabiri, muishimire by'imbaraga yakoze. Mana by'imbaraga yakoze, tugomba kubishimira Imana. Yakoze imbaraga, niyo mpamvu utarwaye bikomeye uyu mwaka. Yakoze imbaraga, niyo mpamvu imvura itaturimbuye. Yakoze bikomeye, niyo mpamvu umutingito utaturimbuye. Muishimire kuko bikwiriye. Ugomba gushimira Imana nguko bikwiriye. Ndugashakisha amashimwe, ndukazane amashimwe y'ibinyoma. Nguko bikwiriye mirimo myiza y'Imana yagukoreye, wizamurira icyubahiro, wishimire iyo mirimo, nawe zanezezwa mu bwami bwo mu ijuru. Mwaka musha 2024 Imana izadukorera ibindi bitangaza. Ibyo utagezeho tugomba kugira ibyiringiro ko mwaka musha Imana izatugirira neza abakiranutse. Mukomere ku murimo. Turakomeza gukomera kwayo kwinshi.
muyishimire nguko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Kukomera kw'Imana kwinshi yarinze ingingizi y'isi. Turatangira umwaka amahoro tukawusohoza amahoro. Muyishimire ijwi ry'impanda, muyishimishe nebelu n'inanga. Yemwe abasore mucuranga, mushimire Imana yabigishije yabaye ubwenge yo gucuranga kitari, yo gucuranga sente, bikoresho bitandukanye. Mubikore kubw'icyubahiro cy'Imana, munezerwa, mushima, murinda buzima bwejejwe, kuko Mana yakoze imirimo ikomeye. Niyo mpamvu turi hano turabibutsa ko ni iminsi yo gushimira Imana kuri twebwe abakristo muri biye byo kurangiza umwaka. Mana yakoze imirimo ikomeye. Navuze ko hari abantu bahawe promotion, hari abantu babyaye impanga uyu mwaka, hari abantu bakoze amakwe uyu mwaka, hari abantu babonye bitangaza by'Imana uyu mwaka. Yo, ibiumeka byose bishime Uwiteka. Murakoze kudutega amatwi, ariko mwige gushima Imana. Kuryama no kubyuka nishimwe, kubona ifunguro ry'umunsi nishimwe, kuba ukiri mu gakiza nishimwe, kuba ugikorera neza, ukora murimo w'Imana neza nishimwe. Yesu abafashe kandi Yesu abagirire neza, kandi tugire byiringiro, tumenye ko waturinze uyu mwaka n'umundi mwaka musha, nidukiranuka mbere yayo izabarana natwe. Ndugire ubwoba, ndugire gushidikanya, wumve gushima Imana, kandi Yesu abagirire neza, muzagire bonane nziza hamwe na Kristo, kandi dutangire umwaka musha muzindi imbaraga n'ubundi bubyutse itoro ry'Imana. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Philadelphia, Imana irakira.